Yesu ashimwe bene data nshuti z'umusaraba, ndabaramukije mu izina rya data wa twese n'iry'umwana n'iry'umwuka wera, amena. Muri kuvugana na Revera Pasiteri Dusabimana Jean de Dieu, umushumba w'itorero isoko y'ubugingo Pentecote rikorera mu gakiriro ka Gisozi. Nejejwe n'Imana mu mutima ko impaye ijambo ngo nsangize abana b'Imana, abera b'Imana bakunda ijambo ry'Imana. Iri jambo irimpaye ndimo gusenga, irambwira ngo ndigeze ku muntu wese ukunda ijambo. Iri jambo riboneka muri Zaburi ya 32 umurongo waho w'8. Haravuga ngo nzakwigisha nkwereke inzira unyura, 2 nzakugira inama, 3 ijisho ryanjye rizakugumamo. Numvishe iyeri ivugana nanjye ngo mbwira abantu banteze amatwi aya masaha kubwira ijambo. Hari inzira yihariye Imana igiye gutabariramo abantu bayo. Hari inzira nyinshi ducamo, ariko hari n'inzira yihariye Imana igiye gutabariramo. Bishoboka ko waciye mu nzira nyinshi ukirwanirira, bishoboka ko waciye mu nzira nyinshi ugahuriramo n'ibintu uwiteguye ko bizakubera byiza, ariko nyuma bigafeiringa. Ariko hari itangazo nkuzanira rivuga ngo hari inzira Imana ifite ku buzima bwawe igiye kugutabariramo, nimba ubana nayo neza, ukiranuka, wanga icyaha n'igisa nacyo, ugakora ibishimwa n'Imana, nawe kuritera aho uyikeneye. Ndaguhanurira mu izina rya Yesu Kristo kugiye guhura n'icyo Imana yavuganye nawe. 2 iravuga ngo kandi nzakugira inama. Nshuti y'umusaraba unteze amatwi, hari inama nyinshi wagiye ugirwa. Hari abagiye bakugira inama nziza, hari n'abagiye bakugira inama zagushuka, ariko ndagira nkubwire ngo kura amaso ku bakugiriye inama, kura amaso ku byagutesheje, ahubwo uhanga amaso Imana. Imana ikugira inama muri ubu buzima bwa buri munsi. Hari ikintu kinaniye abagenzi batsindwa finale, ariko wowe ndagushishikariza, wowe unteze amatwi, haranira kubana n'Imana. Imana igiye kukugira inama, kandi iyi nama igiye kukugira ntabwo izakuyobya. Niho uzahuriramo n'igitangaza cyawe, niho uzahuriramo n'ubuzima. Iyi Mana iyo yakugiriye inama itandukanye n'iz'abantu bakugira. Iyi Mana yakugiriye inama nubwo wowe muri wo wabona byanze, ariko iyi Mana igiza n'ihumure ikavuga ngo mwana wanjye, kuko wabanye nanjye, kuko uri kumwe nanjye, ntabwo uzigera ukorwa n'isoni. Aho ngaho ni ukuba wanejeje Imana. Ndahanurira ubuzima bwawe wowe unteze amatwi, aho wagirishaga inama abantu ukabona nta n'icyo bakumariye, hari Imana ugisha inama kandi ikarangira iyo nama ikugiriye ikurememo n'ishimwe, ikurememo n'igitangaza. Irangije iranavuga ngo kandi nyimara kukugira inama, ijisho ryanjye rizakugomaho. Haleluya! Duhura n'amaso menshi. Hari ijisho ry'Imana, hakaba n'amaso. Amaso avuga iki? Amaso ni aba yiteze ko uzakorwa n'isoni, amaso aba yiteze yuko uzaseba. Amaso y'abantu aho baba bitegeye hose baba bazi ko ntacyo uzigezaho, ariko umuntu wagiriwe Imana inama, haleluya, 2 kandi yamara kumugira inama, 2 ikanamubwira ngo ijisho ryanjye rikugumaho. Naho abantu bagenda, naho abantu bakuvaho, usigarana na ya Mana. Kandi iyi Mana ntijya igutererana. Wowe unteze amatwi, ushobora kuri papa, ushobora kuri mama, ushobora kuba uri umukobwa, ushobora kuba uri umusore. Hari Imana igiye kukuremera inzira, kandi iyi nzira irirahiye. Ntabwo uzigera ukorwa n'isoni muri iyi nzira. Ntabwo Imana izemera ko bavugiriza impundu ku bwawe zo kunesha. Iyi Mana yanga agasuzuguro, yanze agasuzuguro ku Bisiraheli ubwo bari muri Egiputa kwa Faraho. Bibiliya bitubwira neza ngo mu Bisiraheli nta n'umwe imbwa zamukeye. Ndagira nkubwire, hari ibyari bigusakurije, hari ibyari bikubujije amahoro, ariko hari ihumure. Tindana n'Imana, tindana n'Imana. Umusore watindanye n'Imana ntajya akorwa n'isoni. Umugabo watindanye n'Imana ntabwo ajya akorwa n'isoni. Umugore watindanye n'Imana ntabwo urugo rwe rusenyuka. Umukobwa watindanye n'Imana ntabwo ajya yiyandurisha ibyo kurya by'ubwami. Ndagira nkubwire, tindana n'Imana ikuremera inzira yihariye, ikuremeremo igitangaza. Kandi inzira y'Imana izifite itandukaniro n'izindi nzira waciyemo. Ngiye gusengana n'umuntu wiyumva ko muri we
Haleluya, hari inzira akeneye y'Imana. Inzira y'Imana igiye gusobanura ibyawe. Inzira y'Imana itandukanye n'iyo abantu bagiye bakujyanamo. Inzira y'Imana iyo irimo ntuyoba. Inzira y'Imana iyo irimo ibintu biremera. Inzira y'Imana iyo irimo ubona ubutabazi. Mpanuriye ubuzima bwawe wowe unteze amatwi. Hari inzira yihariye Imana igiye kukuremeramo igitangaza. Hari inzira Imana irirahiriye itandukanye n'izindi nzira waciyemo. Ntega amatwi, hari inzira Imana igiye gusobanuriramo ibyawe bitari bisobanutse. Aho byasobanye Imana irabicanguye, kuko Imana inzira igutabariyemo igiye gutangaza benshi. Bamwe bagiye guhindukira nabo bavuge ngo niwe cyangwa siwe. Icyakora wowe uzabavuge ngo ndasa n'Imana, kuko ariyo yandemeye ubutabazi. Imana yo mu ijuru iguha umugisha wowe wanteze amatwi. Ukimara gufungura iyo audio, wizere yuko hari Imana ikuremeye inzira itandukanye n'izindi nzira waciyemo. Reka dusengane Imana mu izina rya Yesu. Uzamure kwizera, nanjye nzamure kwizera. Imana igiye kukuremera igitangaza mu izina rya Data wa twese, n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Mana yacu, Imana yera kandi ikiranuka, Imana nyir'ubushobozi, Imana ihambaye, Imana twabonye, Imana izahura, Imana ikura mu rupfu, Imana ikiza indwara, Imana itabara, Imana irinda abayo gukorwa n'isoni. Ijambo ryawe rirabitubwiye ngo uzatwigisha utwereke inzira tunyura. Kabiri, uzatugira inama. Gatatu, ijisho ryawe Mwami rizatugumaho. Twahuye n'abana ariko dukeneye guhura nawe. Umuntu wese unteze amatwi aya masaha ndamusengeye, reka yongere ahure n'inzira yawe yihariye. Reka kandi umugire inama aho abantu batamugiriye inama. Reka umugire inama aho abantu babona yuko bye ntacyo bizamara. Wowe umuremere inzira yihariye. Kandi gatatu, ijisho ryawe rimubeho. Umuntu uriho ijisho ryawe, ibyo agiye gukora byose biremera. Iyo umuntu ariho ijisho ryawe, niyo agiye Mwami mu nzira aba ari kumwe nawe. Reka Mwuka wera akomeza abe ku bana bawe. Umuntu wese ufite icyifuzo gitandukanye n'icy'abandi, Mana nyir'ingabo, icyo abona byamunaniye, wowe ureme igitangaza. Nawe avuge kugira neza kwawe, nawe abone ko hari Imana itabara, habone ko hari Imana igira neza. Zahura abana bawe, abarwayi ubakize, abanyamadeni ubishyurire, kandi abashomeri ubaha akazi. Kandi si ibyo gusa, ukuboko kw'ibyiza kubaramire. Kandi gatatu, ubaha ubwenge muri iki gihe turimo. Ubwenge bwawe umuntu ubufite, niyo agiye mu nzira ntabimumenyera. Ufite ubwenge bwawe, iyo arimo gukora, ubwenge bwawe buramusanga na Mwuka wera. Komeza rero ubane n'umuntu wese, ni mu izina rya Data wa twese, n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen, amen, amen.